Reka tubasuhuze mwe mukurikiye ndi Umunyarwanda TV tunababwira yuko twabibasezeranyije ari imyidagaduro, politike ni na siporo muri rusange tubabigezeho uko twabibasezeranyije. Ubu rero turi kumwe n'abasitari Gitaf Nzovu, turakwakiriye rero. Kurimo kurasa n'imvu dufite mbandimo ndaturagurika. Muratwakiriye, murakoze kuri Ndi Umunyarwanda TV, ariko buriya tubicana yitwa neza, n'undi turi Abanyarwanda. Ndi Umunyarwanda n'izina cyiza Umunyarwanda cyane kabisa. Turi Abanyarwanda, ntabwo turi Abakongomani, ntabwo turi Abarundi, ntabwo turi Abatanzania, turi Umunyarwanda. Yes, ubundi twayikoze mu buryo bwo kugira ngo tujye tuganira nk'urubyiruko, dutanga uruhare rwacu mu kubaka igihugu cyacu, cyane cyane no kurinda ibyagezweho. Ni nazo nshingano nk'urubyiruko, twebwe ibitureba ni ibyo ngibyo, kugira ngo duharanire yuko ibyagezeho igihugu cyacu tugomba kujya kubisigasira. Yego Gitaf, rero hari utubazo nifuza kubabaza kugira twiganire muri rusange. Iyo witegereje nk'ibintu bimaze kugerwaho mu gihugu cyacu, ukitegereza imbaraga zakoreshejwe kugira ngo igihugu kiba kigeze aho kigeze, ni ibiki wowe wishimira nka Gitaf? Hey Jesus, kireka nanditse igitabo koko. Iyo urebye ahantu twahereye kuva intambara yarangira muri 1994, ntabwo ari intambara ngo ukosore ukoze amakosa, ntabwo ari intambara, ni jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo urebye rero aho byahereye, aho twahereye twiteza imbere, twiyubaka, urebye u Rwanda ahantu rugeze, rurimo kwifuzwa n'ibihugu birenze bro. Hahandi umunyamerika yicara agatitira akavuga ati ariko wajya kurira yanjye mu Rwanda, wajya kurira yanjye mu Rwanda. Noneho ukamanuka ukazasanga iyo za Texas, ukazamanuka ukazasanga iyo ngiyo za Noza, hara za Israel, ukazasanga mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. U Rwanda ahantu rugeze rurimo kwifuzwa n'ibindi bihugu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri rero, ku byacu twe twikura nk'Abanyarwanda, urebye ahantu u Rwanda rwihereye rwiyubaka, bigaragara ko nyine u Rwanda rufite umuvuduko udasanzwe mu bikorwa n'ibintu bigaragarira amaso. Ni ibintu rero ukabona ko ari ibintu bishimishije, ndetse n'umuntu wese yakabaye yigira icyo, cyangwa se n'andi mahanga n'ibindi bihugu nako bivuge mu ndimi, mu mvugo nziza, byakabaye byigira, bifite byinshi byakabaye byigira ku gihugu cy'u Rwanda. Hari n'ibindi bihugu byohereza, hari ibihugu byinshi bigenda byohereza abantu kuza kwigira mu Rwanda, banatubaza se zimwe muri politike zikoreshwa mu miyoborere uko babigezeho, ese mwakoresheje iki kugira ngo mubashe guharanira ko habaho ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abaturage muri rusange. Ibyo ni bigaragaza yuko u Rwanda hari imbaraga zakoresheje kugira ngo igihugu cyacu kiba gihagaze uko kimeze ubu ngubu. Ibi bintu usibye ko nyine ubu ni umwana muto w'imyaka 7, ni umuntu ushobora kwicara akakubwira amateka y'u Rwanda. U Rwanda ni u Rwanda nyine, ni u Rwanda respect ku Rwanda, ni u Rwanda nyine urebye nyine ahantu kugira ngo ibi byose bibe bigezweho. Hari abana baba baratanze ubuzima bwabo, hari abakuru baba baratanze ubuzima bwabo. Mbese ni ukuvuga ngo ibi byose kugira ngo bigerweho, hari imbaraga nyinshi zikoreshwa kugira ngo byose bigerweho. Niyo mpamvu biba bisabwa kugira ngo nyine aho u Rwanda ruvuye, n'aho urimo ruragana, n'aho ruzagana, ni ahantu harimo kwifuzwa n'isi yose. Nzovu, urabyumva gute? Ngiye ko mbyumva Gitaf ibintu avuze nibyo nanjye ntekereza. Urabona ngende mukuru mbere gatoya wamugarira icyo ubwira Abanyarwanda. Sindababwira imyaka, mureke ibyo mvuga birate bisanisha n'imyaka mfite, sibyo? Mbere gatoya tugiye kwinjira mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, ubona u Rwanda rwacu bari mu kajagari. U Rwanda rwacu nta suku, nta ki, wasangaga icyo gihe nari mpari, nta mutekano, wasangaga abantu barwaye amavunja, badakaraba, ugasanga nijoro nimba uriye
ukarabya intoki kandi cya gihe barishaga intoki ugasanga umwana mu gitondo imbaraga se yamwinjiye ugasanga arwaye amavunja ugasanga abantu bafite ibirenge bimeze gutya sibyo byatanzwe kubera iki umwanda ariko nyuma gatoya leta y'ubumwe ni nayo mbanje gushimira yaraje ibohora abari baboswe abicwaga biki n'ibiki dutangira bigoye cyane itangira gukora umujyi wa Kigali ufite isuku ufite iki umutekano akajagari ngenzovu ndanywa icupa nkaba nageza mu gitondo nta muntu mfashe ibintu nk'ibyo ngibyo igihugu cyacu gifite umutekano gifite isuku gifite n'iterambere igihugu cyacu kirimo kwirukanka mu iterambere nk'ubu turimo kwanga unavunika u Rwanda rwose rwaratumbagiye pe kubera iki nese tubikesha iki imiyoborere myiza sibyo baciye akajagari baciye ya mazu yari ari mu manegeka ku buryo waba uri mu manegeka ugasanga imvura yishe ba bantu bari mu bishanga barapfuye ariko leta yacu y'ubumwe irabafata ikajya kubakira ahantu hatazababuza ubuzima bwabo kuburyo bapfa. Wabonye ari amazu bari kubakira abantu hari inzu nabonye bari kubaka za Nyabisindu na harazanoza za Muhima harari ku Muhima bita mu cyahafi ni inzu y'icyerekezo na za Kimisagara itamvugane wa hari nahe ariko buriya mu kivu cy'abakene bakajyana ibiti batsinda bakakubakira inzu yawe imeze neza hafi biriya babyita imidugudu hari ibigo by'amashuri hari ibigo by'ubuzima ku buryo nibura umudugudu ugira ikigo cy'amashuri ukagira ivuriro aho hafi ibikorwa remezo bikabegera nyine remezo bikabakira biriya tubikesha leta yacu y'ubumwe. Iyo bavuze ijambo nyakubahwa Perezida Paul Kagame wumva iki ni nk'iki wamushimira nk'ubuhonye na Perezida Paul Kagame wamushimira wamuhoza? Ikintu namushimira cya mbere ni uko twirukanse mu iterambere haje za wifi haje amayutubicano nkanjye nka Nzovu sinigeze niga ariko ubu nibura icyo namushimira ni uko njyewe sinajya munsi y'600 kubera umutekano umutekano nawe urimo ariko nanone twirukase iyo tuvuze ngo twirukase mu iterambere hari wifi ariyo bita interinete ushobora no kujya iwawe wafite telefone ya taci ukayihigira amafaranga wiryamiye ku buriri bwawe mu gitondo ugasanga nibura hajyaho n'ibihumbi 100 cyangwa hajyaho 50. Gitafu nkwibereza akabazo kamwe iyo urebye ibibazo biri kuba donc ukareba ingo muri rusange mu byamamare kujya kumva ngo kanaka bagiranye ibibazo nk'iyasaga yabayeho ya hagati ya Muyango na Kimenyera Kimenyi ni umukinnyi wakinnye muri Rayon Sports ari umunyezamu akina muri Kiyovu. Ubundi biterwa n'iki ni iki mubona giterwa kuba hari umwiryane cyangwa se abantu bashobora ibyamamare bishwana cyane mu ngo mubona biterwa n'iki? Buriya kwamamara si ikintu kwamamara nyine ni ibintu bisaba nyine iyo umaze kwamamara bisaba guhora wirinda bisaba guhora wiyubaha bisaba guhora ugenda ugerageza kutica bya bindi wamaze kubaka. Kwamamara ntabwo bivuga gusenya. Niyo mpamvu nanjye kubisobanura neza kugira umuntu awica abashe kubyumva. Niyo mpamvu usanga ibintu bisenya ingo za hato na hato muri misi ya none wenda dusupoze ko umuntu icyamamare wenda akoze igikwe. Ngiye muvuga za hanze hano bakunda gukoresha igikwe nanjye ngo ndagukoresha igikwe. Sasa bagikoresheje se igikwe navuze ko nzaronga muri za 2030 seje wundi yaraburi imyaka afite imyaka ingana nzafite imyaka 32 gutyo hafi na 20 gutyo icyo kirarangiye. Noneho rero impamvu ingo zisenyuka muri iminsi ya none ni uko kwamamara k'umuntu biramuzamura cyane byamara kumuzamura we nyine bigatuma nyine urumva aba yaratombagiye
urabona ukuntu umuntu aba ari hano hasi agatumbagira wowe ukajya umureba ukagira ngo muri kumwe kumva umuntu yaragusize kera aba yabaye indege none indege ko ari itumbagiye gafite kandi nkubwira ko igihe ubona umuntu muri kumwe ukajya muri kumwe kandi byarangiye ukajya ubona yaragusize byarangiye kwa kwamamara ko baraba se baraba bapfuye yuko tuvuze abantu babana nk'umugabo n'umugore uriya muyango we yakoraga mu kabare ariko mu kabari kayo yakoze mu kabari yakoraga ibitaramo mu kabare nyine ariko ngewe namumenya akora kuri radiyo imwe iyi ngiyi ikorera ku isi bikora Rwanda gisi yiza ko no mu kabari se hari ibitaramo yakoraga mu kabari yabaye umusereveri oya yakoraga cyangwa ibitaramo ibyo bita kuje babyita hosting babyita hosting mu ndimi z'amahanga ziyubashye abantu hosting ari mushaka mubireke murimo guhomba murafata abantu ku kabaraka nguzanya abantu bagiye kunywa inzoga ugasanga abantu banywa inzoga z'ibihumbi 30 banazinyweye ushatse kwishyuza senkani ese nyiri kabari azunguka ngayo azungukira he mwana wa hosting ari mushaka murebe indi mujyamo ngewe njye ku hosting ntabyo nabikora nimba n'abagabo iyo bagiyemo sinza hosting ese mfashe GTAF ndamwe ngewe ndikora aka kabari mfashe wowe mfashe Jugumira nawe ndamufasha muraje muje kuri ku meza yanjye yego muraje muguza inzoga z'ibihumbi 30 yego kandi ngewe nka nzovu ndimo kwishyuza ibihumbi 50 kandi mwinjije ibihumbi 30 ese izo nzoga munyweye ya mafaranga munywere ibihumbi 30 nta nubwo ugejeje kuri andi ndimo kwishyuza hari umukobwa umwe nashatse kuvuga izina ejo bundi twahuye mu kabari keza kamwe aravuga ngo umukobwa muhita mumumenya kuko yari amaze iminsi avuga ngo ngenda hostinga gukina agahamagara abantu abahostinga nyine kugira ngo abakiriya baze bamusanze muri aka kabari yabazana hostinga ni ibiki mu cyaro hostinga kambe kubwira n'ukwakira ni nkuko we GTAF kambe musona ni nkuko avuga ati GTAF ngiye kunywera inda nk'urugero muri Serena ariko ngiye guhostinga ngiye ndicara mu kuhicara ndahamagara inshuti zanjye ndahamagara Nzovu ndahamagara Kanaka ndahamagara abakobwa icyo gihe babana uhamagaye baza kumva iyo banyweye bahostinga ryari rero hostinga nyine no kubuzaniye abakiriya nyiri business nyiri kabe nyiri hotel we none nimba uvuze nk'urugero nko muri Serena bashaka kwiti cyagiye baguhamagaye bavuga bagiye kuguha akazi muri hoteli ni wowe wari ugiye guhostinga ngewe ntabwo njya hostinga ariko biba bigize kuguha akazi muri hostinga ngewe hostinga mbanza bisobanura mbikubwiye hostinga ni ukuvuga ngo ni ukugurirwa inzoga ubundi bikunda oya hostinga bikunda gukora igitsina gore kuvuga iti yenda Marigarita n'umugore ajya hostinga aha n'aha arahamagara ba bantu be b'inshuti ze bakundana ati ngewe ndi muri aka kabari akanaka muze mugure amayoga tunywe none ariko mu guhostinga bose aguhemba akurikije amafaranga yinjije urangukiye ariko nzovuga nkubaza akabazo kawe ari inzoga ko abantu bagiye bavuga ngo nzovuga akunda kubomora akunda abagore ari inzoga n'umugore we wahita biki agiye guhitamo umugore ari inzoga ntabwo nahitamo umugore urabakunda kuko ngiye burantekereza umugore cyane namaze gusoma no kugacupa ari inzoga wowe n'umugore wahitamo iki nahitamo inzoga ngere so gukobeshya Nzovu buriya Nzovu abajya yirarira ngo ni umusambanyi hari akantu ugiye kumwereka hano kuri kamera ako kantu naramo kagafite Nzovu akerekana ko ari umusambanyi Nzovu ibihumbi magana sugira ibi buretse gato ariko udoda inkweto amafaranga dore ngaka ajya avuga ngo ni umusambanyi ibihumbi 200 ndahita mbishyira hasi aka kantu ajya kadufasha kwirinda indwara za hato na hato aka kantu umugabo ajya akagira wowe urakitwaza kugira ngo akamaze iki kandi hano ukadudesha inkweto ni ukuvuga ngo hano ushobora kugenda kugahuma ngahura n'umwana akambwa ati jita none se bimeze bite sheri nkahita mugwiramo nyimugwiramo akambwa ati none se n'iki wabihondeyemo ni vuba vuba ubu Nzovuka bavuga ngo ni umusambanyi uyu muntu ahubwo arimo kwiga ubusambanyi uzaze mwigisha ukuntu umusambanyi wenda Nzova amanuka kwitwaza za Kizimbabwe ubu rero yuguturamubuze reka musubize kuvuga ngo ufite agakingirizo no gakingiriza umuntu bigatuma atandura sida cyangwa izindi ndwara ziboneka mu mibonano mpuzabitsina
ega ubu twamaze kujya mu iterambere wamanukira njye mbishatse mbonye umukobwa ushobora guhamagara ahantu agakingizo bagahita bagaha moto kakansanga aho ngiye kuvoma darivare akumva ko nzoga ari umusirimu gukurusha wageze mu iterambere oyi urumva nawe uhuye n'umubebe uwo mwanya yaba yamaze kubijugunya agakingizo ni vuba vuba yaba yamaze agakingizo gashobora kugusenyera uzaba kagusenyera ntawe ugafite mu mufuka ushobora kukibagirwamo waha ipantaro yajya kugufura akagasangamo ariko nimba ariko aramutse agasanze mu ipantaro hano agahamagara mabukwe na data bukwe na murumuna w'umama bukwe bakaba bari aho ngaho bakavuga ati muturebere ibintu umugabo adukoreye mwakuramo bakabona prudence mu ipantaro you know yavuga ati yajya avuga ati mfite umugabo muzima kuko niba asanze njye afite agakingirizo ni agakingirizo ubundi muri iyi minsi basaga bita supanete ariko muri iyi minsi ngo bagiye kuzana agashinge bagutera k'amezi 6 izo prudence akagana gutoza kukagenda no nushaka umva kuko mu mibonano mpuzabitsina ushobora kwanduriraho n'izindi ndwara ubwo sida igiye guhagarara haze bwa burwara bwa hato na hato busanzwe ubundi hariho ariko ikibazo gihari ni ukugira ngo leta y'u Rwanda igerageze kurwanya cyangwa se kugabanya ubwandu umva ibyo bintu ni bibi ahubwo bakeka babishizeho nona babishizeho none wajya kwiteza urushinge ni ukuvuga ngo komeza 6 yawe nzava urushinge bagutera urushinge umara amezi 6 utandese udashobora kwandura ariko bitavuze ko utakwandura izindi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina ariko urumva u Rwanda rwacu turatombagiye uru Rwanda ahubwo mu rwitege ibaze tugize amahirwe sida reba ukuntu azengereje abantu reba imyaka yamaze twirukanga imisozi reba ari mu bitara muri kane harashyashika muri kane wajya kugeramo bro none ukarebamo abantu bari baryamyemo kuvuga ngo yewe nanjye ndi hano ukaya nanjye nari umuntu uzajya biwageze uzibishara bafite reka nzabikubwe biwageze urabona muri iki gihe hari abamama baba bafite imibereho myiza barya none iyo yambaye cya gitenge cyiza babyita amabobo niba ari amabobo niba ari oya ni igitenge buriya ikibuno kigaragara neza mu gitenge yego none yajya kuri bari abantu muri kane tumenye imvugo zigezweho babyita nyashi iyo afite nyashi iyo azunguje cya kibuno akajya kuri bari abantu batagifite ikibuno babyita nyashi ariko wajya umenya umujyi wawe azamura agashuka yakureba mugira ngo icyo kibazo ntabwo twakigize ariko uriya mutipe ibyo abavuga nibyo nimba umuntu yaranduye akaba arwaye sehashika cyangwa ahandi mu bindi bitaro ukamuzunguzaho ikintu agahenda buriya bafite none undi mukobwa twaganiriye arambwira ati jita arantu twabaye ku ishuri tugiye gufata akantu ka breakfast mu gihe turi ku murongo hari ukuntu twabaga turi ku murongo urabona twakoraga ariko ubwo breakfast wafashiye mu gitondo nese breakfast ni ibintu birenze akonzo birenze gute wafashe iki itubwire breakfast ese rya fungo rya saa sita ni irya mu gitondo nk'abantu barara ku mahoteli iyo wishyuye hoteli hari ifunguro bagwa mu gitondo bashaka kuguha potaje bashaka kuguha potaje wagiye saa sita cyangwa gitondo ni mu gitondo ya mu gitondo nta kuntu nimba uraye muri hoteli bashaka kukuzanira imyumbati ibijumba ni rya funguro rya mu gitondo wanyweye agacupa nijoro bakakuzana rya funguro boyiro potaje ikacya ikamata none ubwo ngubwo bose turebe hoteli n'ibyo ikongeje oya biterwa na hoteli warayemo hari hoteli uraramo bakakongeza umugore hari hoteli ubu ngubu ari umujama wambwiye ngo ari hoteli ujyamo nyine ni muri akabari yewe ujyamo ukanywa ukarya ukagira gute ugakodesha rote bakavuga ati wowe udakora ikosa ryo kuzana bebe hano bahita bahamagara umwana ushyushye bamukongeje cyangwa uramwishyura sinzi niba umwishyura ikintu bakongeza niko bwire prudence iyo uza kwivugana kubyemera bazifite prudence barayikongeza prudence yo rwose yobawe prudence ariko ntabwo bakongeza ngo umukobwa ngo bamuhamagara nawe bashyira amafuta uriya mukobwa bwaragu uza amafaranga umwishyura ariko ubyumva uyishyurira hamwe mu bintu byose ese nk'urugero nimba ugiye muri hoteli ukodesheje icyumba ukodesha icyumba baguhaye ibyo kurya ariko ntabwo ibyo kongeza umugore ntabwo biba birimo wowe ubigenza kugira ngo ubone umugore ubigenza urahamagara ajya kuri tesodoma abana babibye marisariya yewe nanone ubwenge sigaye mfite nimba ngiye Gisenyi nitwaza tekawe
utwaza tegawe n'umugore ndamwitwaza uko muvana i Kigali kuko uzi impamvu abo nsanze Gisenyi ntabwo tuba tuzanye ab'i Gisenyi ushobora kujyana nawe akanya telefone ariko nitwaza teko yanjye mbafite undi menyereye nzi imico yiwe nzi amafaranga ndi bumuhe atari bumpende ariko hari amakuru ngiye mfite ko utajya wishyura ndagamira utajya uzishyura bagukubita ivido bakakumena umutwe gute urabona kandi uri umusitari shabyihore uri umusitari ugomba kuzajya wishyura GTF akakugendana nk'ibawunsa ariko bavuze ngo yangendana nk'ibawunsa uretse akangenda nkamwitwaza se ese ziranshingiye adodesha inkweto ntibazimukubita oya mu ndangamirwa nawe nzi ko wagiyeyo ni ukubishyura mbere bari abantu bana abanyabwenge bebyi iyo mugeze muri geto arakubwira ati urayama mbere wowe niko bakubwira umva niyo mpamvu ujya ubona kenshi na kenshi abagabo bafite amahoro muri iyi minsi abantu bajya kwihahira bajya kurema ririya soko ni ukuvuga ngo ujya muha mbere iyo utayamuhaye imbere ubwo fayiti ihita itangira gukamwanya ubwo ni uvuga ngo wowe urwana nawe ariko reka mbabwire ngewe barangiye nabashyigikira jitafuza impamvu nabashyigikira baba baguhaye ibyo udafite kandi biriya bintu baguhaye we ntabyo ufite none kuki baguha ibyo udafite ugashaka kubamba niba nabashyigikira ku rundi ruhande ariko aho kugira ngo ubane n'umugore mwiza uteye neza sibyo ariko udafite ubwenge ntabwo kugira ngo udafite ubwenge ubane n'umugore mwiza uteye neza udafite ubwenge ntabwo kugira ngo ubane n'umugore mubi ariko ufite ubwenge wabana n'uwuhe mugore njye nabana n'umugore ufite ubwenge nzovu jya ubanza wumve hanyuma usubize arakubajije ngo aho kubana n'umugore mwiza udafite ubwenge aba ari ikigoryi nyine njye nabana n'umugore mwiza ufite ubwenge umva kandi uri kubicanga arimo kuvanga aho kugira ngo ubane n'umugore njye mbane ngenza wumva mwiza utinde gusubiza mbane n'umugore mwiza ariko udafite ubwenge naho kugira ngo ubane n'umugore ufite ubwenge ahubwo barakubwira iti buretse nabyumvishe buretse nyinya nako nyinya mwanza gufata nyinya nako ni nzovu reka mubwire neza ibintu nabasha kubyumva uramubajije ngo aho kubana n'umugore mwiza udafite ubwenge njye ntabwo nta mugore mwiza uretse uri kubanza bwako urahubuka umuhungu aho kundi umwana ubwawe uteye ubwo noneho ngo no kubana n'umugore mubi ariko ufite ubwenge ntabana n'umugore mubi ufite ubwenge njyewe njye rero natora nose ubu mubi wajya umujyana afite ubwenge oya uri umugore mubi kasa mbikubwire umugore mwiza ufite ubwenge nose nk'abantu buriya tuye twigisha ako kanangira mukambaza ko umugore mwiza umugore mubi njye nabana n'umugore mubi nubwo yabapfuye ijisho nubwo yavuyemo amenyo ariko afite ubwenge kugira nantunga ariko kubana n'umugore mwiza udafite ubwenge aba ari ikigoryi uyu wenda mukarabye ageze ku rwego rwo kuvuga ngo yabana n'umugore mwiza ndakamutunga niba uri umugabo wumva ko uzatungwa n'umugore ndagukarabye imbere ya kamera ntese nta bagore ndagukarabye umenya ko uri umugabo wakera oya umugabo gute use nta bagore ahubwo wavuga ati nta bagore batunga abagabo ese nk'urugero ariko umugabo abana n'ubumuga reka se mbikubwire ku isi ya rurema mwigize mubona umugore utunga n'umugore isibye mu buzima nk'urugero se nk'urugero ushatse umugore yego uramurikiye mwese mufite akazi yego wenda nk'urugero ku kazi barakwirukanye uramurikiye wari usanzwe ukora usanzwe ukora barakwirukanye yego bamaze kukwirukana ntabwo uzahembwa kuko umuntu ahembwa yakoze mama ndogo n'utajya noneho umugore wawe we akomeje ko imyitwarire yiwe akomeje gukora buri kwezi arahembwa umugore we ntazaha agahaha ukarya icyo cyurumvikana noneho hari n'abandi bagabo uretse gato uyimvangire hari n'abandi bagabo bo mu gitondo gengesa avuga ati ngiye sheri wanjye mama ndogo arajya guhiga tu urumva akibyara nk'akana akita ndogo urumva rero abanyite mama ndogo nyine mama ako kana ari papa ndogo hanyuma akafata mama ndogo agiye ku gahigo gengesa akabyuka mu gitondo agafata agafone akajya ku betinga na twa dufaranga yaguha umugore ngo agure n'umunyu cyangwa se n'ako gasukari mani jama akahita yashyira muri betingi yakubita umuzungu nako aramuriye yamara kumubwira n'uburara reka mbabyize ukuri nimba uri umugabo wubatse ufite umugore ujya kubetinga kuko igihe waba ufite 20,000
umugore yakabaye kurya cyangwa iyo uza kwishyuramo inzu wajya kubetinga bakayakurya. iriya mikino bayita imikino y'amahirwe. noneho ibyo basigaye bita akadege, urabizi Akadege ko kaje ryarira. akadege ufata telefoni yawe cyangwa mashini yawe ishusho nacyumvisha akadege kasagije abantu bagiye kwirukanka igihe ako nawe urabikina kandi nibwo ndimo ndabyumva ari ubwa mbere byumvisha akadege wa po kuva Ukajya gitafu yanavuka ngiye imikino y'amahirwe sinjya nyigerageza nagerageje byinshi nabayikirana mu bintu bigiye bitandukanye tu you know, ariko ibintu byo kugira gutya ngo nateretseho sinzi nacanza agakarita sinzi nageza betting sinzi bya boro byaje bya boro by'uriya mushinwa tuzaniye bashyamo ibyiceri kuva cyatsi ni ukuri kw'Imana wallahi mu by'ukuri uvugishije ukuri udode inkweto cyangwa barakubeshya shandode inkweto dodi inkweto mwerekana ibiganza by'iwe ariko se isi siraje oya hangana agushingiye ufata ahubwo kwakora kujyamo agakoroshi ukajya ugakora n'iki ariko nk'ubu gitafu y'Imana yo mu ijuru ndagusengeye umusitari Imana ikuvane kuri ibi ngibi Jesus birabaye ariko uzi kwijora urushinge urijora ikiganza wakubita umuntu ajyana inkuba oya ubugendo mu mibereho yanjye ya gitafu ndirinda ikintu cyatuma iyo ibintu bijemo uburakari ndavuga bagavuga n'Imana ikubabarire ngahita mfungira aho ngaho. ukabivuga gute mu gifaransa? Imana ikubabarire mu gifaransa kireka mbivuze mu bura njyewe indimi nkunda kwiga nabanje kwiga mbere na mbere ni indimi z'Abanyafurika ku kiganda cyanjye ku Kisenegali ku kirimi birabye bifumbira sinzi tukimanukira ku gikongomani hariya za noza za masisi hariya za wazalendo hariya tukimanukira tukavanga tukagera za Tanzania ku Kiswahili kiriya cya Sanifu urumva ku kigande nahita ngo twikugashe ikigande nkufashe ndiyamenya kabisa ariko wowe iyo uri nko mu kabari wanezerewe ni nk'iyo ndirimbo ukunda kuririmba y'abanyakabari y'abanyakabari buriya ntabwo ariko ntabwo najya imbere y'abasinzi cyangwa abantu barimo kunywa inzoga ngo mpfe kuririmba kandi njye naririmba wanyuze kubona ahantu ho guhositinga aho ntabwo byitse guhositinga biriya ibintu byo kujya imbere kuri stage no guhositinga twavuze guhositinga niba abandi bicara hariya bagahamagara inshuti zabo bakaza bagashora mu mayoga mbese nabyo babyita guhositinga wowe nyine nk'iyo uri imbere uri mu kabari wanezerewe wumva wanezerewe babyita kwitamo yamaze kwitamo icya mbere wantumiye ukabuta inzovu tuvuganye amafaranga ya n'aya nkaza imbere kuri stage ndabasetsa nkagira guti nkabaganiriza akishima nyuma nawe ukamira ariko ubundi ngewe bitari mu tutavuganye amafaranga ngewe njya mu kabari nkagura nose yanjye nkayigotomera nkanywa iya kabiri nkanywa iya gatatu cyangwa ukampamagara iti inzovu naragukunze akenshi ariko buriya nagupfa kumpamagara ngo nsanga nka Kabeza mvuye Igikondo ariko amafaranga yose ukorera yose uhita uyanywera aho ngaho yose yandi ukayahita umuryango wanjye se ugatungwa n'iki batwigisha leta yacu y'ubumwe itwigisha kuzigama buriya reka mbabwe gitafu nuko wirwa wijomba ibaze ukora 5,000 inshinge zakwinjiye urayafashe ugiye mu kabari yose urayanywereye cyangwa nyahe bakanyange bakamariza abagore ba Suzana bakayikorera Suzana ntabwo yandira amafaranga Suzana ko ari amazina ya kera ngo hari ba Kere ba Sumuto yego hari barisa ba Winnie amazina ya kizungu yagezweho akibaze Winnie yagiye imihanda ariko nzova mu iterambere ryawe ni bande ushimira ni nkabande ushimira kuvuga uti uyu muntu yaramfashije kabisa ese ubundi iterambere ryanjye ngezemo mbanza gushimira leta y'ubumwe yego leta y'ubumwe yatugejeje ku mutekano ubu ntiwatera imbere nta mutekano hari ibindi bihugu ujyamo wageza nko kuri miliyari cyangwa miliyoni 50 bakaba babikuziza bakakwica ariko u Rwanda rwacu mu mutekano muratwakiriye yawe telefone yawe ugatambuka ukanywa icupa ryawe cyangwa wanataha polisi igisirikare biba birimo kunyuranamo cyangwa irondo ry'umwuga
ndavuga mu bantu bagufasha mu biganiro yaba mu buganiro bamfasha guteza mu buzima bwawe ukora mu bikorwa byawe bya buri munsi mu bikorwa byawe bamfasha guteza bamfasha muri uru rwego nta muntu mfasha ngewe nuko namaze kwandika izina sibyo yaratumbagira yaradusize ninde se umfasha sinjya numva ngo icyo gihe baye amafaranga tubye ibyo ngibyo hano mu Rwanda uvuga ngo ni nk'uko bavuga ngo G-Tough afite indirimbo agiye kuyisohora G-Tough akeneye kujya muri studio none sinshobora gushimira abantu bagufashije icyo gihe G-Tough hari abantu baba baramuhaye amafaranga kujya muri studio nyuma indirimbo iyo ibonetse muri studio hari amashusho ugasanga G-Tough akavuga ati abandi bantu bagiye kumfasha mu mashusho iyo ndirimbo irabonekamo Nzovu kuko ari umusitari mu mashusho kandi Nzovu arimo kunyaka 100,000 mu mashusho G-Tough akafite abantu bavuga ati ndaguhembera Nzovu kugira ngo mu ndirimbo ya G-Tough Nzovu ayibonekemo nyine kukubwira ndi kukubaza reba nk'aba Pastor Manase sagufasha amfasha gute oya none nta muntu ufasha reka mbikubwira reka nongere nawe se kanongere ngusubize ubwo icyo gihe nawe wabugiyemo ngewe icyo gihe mufasha arankenera kurimo kurasa rero dufite mbandimo ndaturagurika muratwakira kubaza mu buzima bwawe bwa rusange ni nk'abandi ushimira ukavuga aba bantu ndabashimira umujyi wanyira mwana umuntu njye nashimira ni wanyise iri zina bita Nzovu Nzovu ndashimira umugabo bita Sheri Habyarimana ni umuntu wise Nzovu akita Kanyombya akita Nyirankende akita Nyakimonyo akita n'abanyagahinda kuko impamvu mushimira ni uko iri zina ryanjye yararinyise igenda rikura mu kinira amafilime na filime itaharanira kubaho zirara zishya nyina izo bita Ikigali se Kigoma nyina filime bita Twese Tubene Kanyarwanda ariko biterwa na rya zina ngenda mushimira G-Tough ikintu ndi kumubaza ni kwanga nk'ubu nkawe mu buzima bwawe ni mu bantu bagufasha mu buzima bwawe ninde washimira ngene shasha Habyarimana aho ikintu nanjye mu mwanya nyamareka ngira bamushimira rwose harimo abantu bambaye hafi cyane muri social media harimo abantu bagiye basipotinga mu bijyanye n'ibitekerezo harimo abantu bamfashije bambwa ati G-Tough ukomera mbere na mbere ndashimira umugabo bita Sharomi n'umwe mu bantu banzamuye cyane Sharomi zo n'umuntu w'inshuti yanjye ambaye hafi cyane twajya dukunda gukora ibiganiro bya hato na hato kamba ati G-Tough ukomera igihe kizagera wamamara igihe kizagera izina ryawe rizamuke rigira ahantu kure cyane Sharomi akugira indirimbo G-Tough ndazifite indirimbo ko nta ndirimbo zawe tujya tubona na sibigenda bite indirimbo ngiye nakunda mu Baby Man Baby dukundanye man tugira urugendo turi imbere y'akantu gato ku ndirimbo yawe gato ubuzima ndabyemera na rimwe nabihakana ibyo ushaka byose baby nukuri ngenda biguha nicyo wansaba n'ijuru baby nge nariguha iyo ndirimbo ni yawe cyangwa wansaba n'ijuru byose nabiguha iyo ndirimbo ni yawe ni yanjye mani nijwi ryanjye bro nijwi ryanjye wiyandikiye genda himba nubwo mbwira bita nkora akarapu wenda cyangwa indirimbo ye none akano kanya ibintu ureba hano kanya ushyiramo na Nzovu kano kanya ushyiramo na Nzovu ya kano kanya ndabona twese tufite ibiganiro genda Nzovu arimo no kwikaraga anzanaho ibintu byinshi bimwe na rimwe ngenga bimubwira ariko nakabyumva Nzovu we ndagukoma Nzovu yaje mu ndirimbo bamwe b'ikigo reka nkubwize ukuri urabona adoda inkweto akoresha kore kore buriya akenshi ikunda kubera umwuka wayo sinzi ukuntu bayikora ugiye kuvuga ko umanishwa na kore n'imyaka mfite umwuka wayo ntabwo mvuga ko unywa kore hato hatagira amanyumva nabi ariko kubona ko uyikoresha cyane hari aho ugera ku rukweto ugafata kara gati bayijombamo ugasiga kore iragenda nawe ikakwinjiramo ikagusindisha wowe ahubwo ndi nkawe ntabwo nazanongera kugura inzoga ndetse njya mu mayoga G-Tough mu mayoga Nzovu nawe ureba utangiye kuvanga ibitavangika bro G-Tough ibitavangika ni iki ibaze G-Tough umugeze umuntu ahubwo G-Tough abantu bose iyo bakurebye baravuga ngo G-Tough ashobora kuba akoresha
amatabi ibiyobyabwenge ibyo bakuvugaho n'ibyo koko cyangwa ibyo ndabihakana imbere y'itangazamakuru koko Gitafu ibi bintu tuba dukora ni ibintu bigufasha nanjye bikamfasha nk'uko Dukuri yavuze ati wowe ushobora no kubwira abantu niko wimereye mu buzima bwawe busanzwe no mu buzima busanzwe njyewe nanavuka meri wanjye iyi nkuru yarayimbwiye urumva mani arambwira ati wowe mwana wowe peti wowe mbona wowe uzagira ahazaza heza arabimbwira mani ndavi wanjye ajyaga bimbwira akambwira ati wakintu mbabona uradusize bishatse kuvuga ikirere ibi hari ikintu bita impano none iyi mpano ikaza ari impano none ikaza kuzamo iki n'Imana ikagusiga amavuta ndacyagikundira none mu kwakitinga kwanjye ngomba kwakitinga neza koko ibyo abanyarwanda isi ya none ikeneye ibyishimo bro isi ya none ikeneye ibyishimo njye rero ntabwo nkoresha ibiyobyabwenge njye nkoresha vibe nkora kuri Jesus Vibe zikura kuri Jesus kuba Jesus ari nega yanjye singaje twavuga ko vibe zikura kuri nabaraburi nagiye cyabwira abanyarwanda vibe zikura kuri wowe ese ngo ayikura kuki bayikura kuri Jesus ariko bura twese ntabwo twakora ibintu atari Imana idushyigikiye ibyo avuze nibyo nanjye kuko rimwe nagiye muri Jesse Comment yakamwana yasinze turi kumwe nanjye icyo gihe maze iminsi ndwaye tifoyide na malariya numva ko hariya muri Jesse Comment haba hari nk'abantu 10,000 nabo bari abantu benshi cyane ngiye mbwira Imana yakamwana urabona yasinze nta kintu ari bumfashe ako wowe ari mu buzima kandi nari ndwaye nanjye nta muri wanywa inzoga kunywa inzoga icyo gihe nemaze gukiruka ndwaye tifoyide ndwaye malariya icyo gihe nanywaga amazi nywa n'igikoma kurya byari byarananiye noneho icyo gihe ariko kubera Imana naragiye urabona muri Jesse Comment iyo ugiye gukora babanza kuguha bawusa babiri umwe akabagendeye imbere undi akabagenda inyuma noneho mese yatubwita mwebwe nimugera ku stage ndababaza twa tubazo dutandukanye ahubwo twagezeyo abantu baratwishimira batangira kuzamura indirimbo bita kubomora mu makwini abantu barasara nibwo bwa mbere nza bari bambonye hariya kubomora mu makwini kuko urabona muri iki gihe ndi umusitari ndatwitse abantu barahaguruka none nanjye narabibonye abantu barahagurutse benshi cyane none icyo gihe mu kurwara kwanjye ngira imbaraga nanjye nkazanjya mu bicu ndakubita noneho ahubwo njye nabibonye uri kujya mu bicu ngira ngo wanyweye ku kazi akaze nkubwire icyo gihe Mesa arambaza ati mu bahanzi b'indirimbo umuhanzi ukunda ninde nawe ngiye nkunda The Ben noneho akantu kishaba noneho Mesa arambwira ati tubwira indirimbo ya The Ben wabuze ndamubwira ngiye nta ndirimbo ya The Ben nzi nose mfata akagatushi kanini n'akanari mfite ndakazamura gutya ndamubwira se namenya The Ben indirimbo ze mfitiye telefone abantu barasara ubwo bwenge se bukuye ni ya Mana nyine Muyoboke ahita amamagara ati Nzovu nta tacu ufite ariko ngewe yaba ari Gitafu nta kintu ari gusubiza arambwira nari kubakoma wakubasubiza abo kana abantu baragakunze ngiye navuye kuri stage ndagenda mubera Muyoboke cyane ari mu bantu maze kumuhobera abwita Nzovu mwemereye telefoni ya touch kandi iyi telefoni ugiye kwibona izaturuka kuri The Ben nose iyo telefone ko ntayo tukubonana ibyo byihora ko telefone inywesha ibinini n'amazi reka ndangize mvuga none ko nengeye gutunga telefone ya touch nari mfite telefone naragiye kuri stage nkora amasiporo ndi hasi ndazamuka ngaruka kuri stage abakunzi banjye bavuga se Nzovu Muyoboke amwemere kibi nza kubivuga nyuma bivuze ni nabwo niyo Bosco nawe yasabwe iti kuba Nzovu Muyoboke afatanya na The Ben bahe Nzovu telefone reka nanjye mugenzi we bari kumwe yakamwana nanjye muhaye telefone naye akabase bamuhaye telefone ako kanya umuntu yamuhaye ni niyo Bosco ariko mu gitondo kuko yakamwana akunda ibintu yahamagaye niyo Bosco kuri telefone wamuhaye nimero za niyo Bosco yaramuhamagaye niyo Bosco amuheza 35,000 ariko ngewe iyo telefoni
ifite agaciro hafi y'ibihumbi 100. ariko se mujya mwibuka gushimira niyo Bosco na The Ben turabashimira njye mbavuga igihe kandi cyose aho wize kumubaza ati nta muntu washimira akamushaka akamubona Yatubwira ahubwo ko nta ese muntu profita nonaha ibyo byihore agahita batamo ibyo byose ngombwa erega buriya umuntu ushobora no kumushimira ku mutima. yego rata Eh, ariko nibyo The Ben niba yaravuze ati gampe inzovu telefone uri muri Amerika mwitara ugatekereza niba avuga ati aronze ko urumva niba avuga ko amushimira agashimira The meze Ben neza na yakakashimira niyo Bosco urumva ni ibintu bisanzwe uburyo iyo umuntu agukoreye ikintu nk'icyo uramushimira ni ibintu bisanzwe ahubwo buriya ikibi ni ukuguhereza ikintu ntikikugirire akamaro cyangwa se ukanibagira n'umuntu wakugiriye nabi neza yego ahubwo ubundi Gustave ubundi mu miririmbire yawe ni gute wowe wisanze muri social media wabyisanzemo social media ndibuka nari mvuye agasheni nari mvuye ishimwe ku buribwe bwatanje ndi kuri bya bolo bitishaza kuko mvuye twagiye namwe twakoze akarihabu rihabu ugeze gufunga wose nakoze rihabu wari wakoze iki so rihabu ni ahantu wisanzwe buriya ibintu byo gufunga mani ni umuntu ni nko gupfa cyangwa se nko kurwara ni ibintu duhuriraho twese kujya kuno ukabona ukumubona nyine umuntu abyisanzemo nasidutse nyine mbona nanjye ibintu bimbayeho icyo gihe nari mvuye gukora rihabu Nyamagabe mvuye Nyamagabe umukobwa turahura mvuye muto nzamutse yaritambwa ati se bimeze bite ndibuka ikiganiro twakoranye cya mbere yarambajije ngo Imana ikugira inyamaswa wari kubiki namubwiye ni gute se nabi inyamaswa kandi ndinika ako kantu kahise gatumbagira u Rwanda rwose noneho mujama baza kumusaba ko twakorana ikiganiro kirambuye asanga kuri terano nakoraga arako gasoko kwa Didi ahansanze dukorana ikiganiro ahita ambazamo ibibazo by'amavubi arambaza ati imipfire y'amavubi ubona ari ipfira hehe niho wahise uzamukira ndamusubiza ni ikibazo usabakinnyi ahubwo ikibazo ni umutoza namanuke agura abakinnyi uribuka ibihugu nagiye mvuga za Thailand za Chicago sinzi za Miami sinzi ibihugu nagiye mvuga buretse gato we nshaka kumvangira buretse gato babanze ngiye mutashaka kaporo twatuma kuganira ese umutoza w'amugari nuko ugura abakinnyi wasanga kuba navuze ko kuntu ana byantumye citafu bukano kanya nduwo ndiwe kubera abo kantu bavuze wow beauty hallelujah ariko iyo bavuze sugar daddy wumva iki sugar daddy mba numva ari nk'umuntu cy'amasukari umupapa nyine cy'amasukari sugar nyine yo nese iyo bavuze sugar cane wumva iki sugar cane urumva harimo sugar cane ndumva ari nk'akantu k'akarikeri urumva sugar cane ni sugar irimo n'agake urumva nyine hahise sugar daddy wowe bisobanura iki sugar daddy mba no sugar daddy njye numva ko ari wa mumama ukuze cyane ushaka kuryamana n'abasebakira nawe sugar mamisi cyangwa niwe sugar mama sugar daddy ni umugabo ukuze ushaka kuryamana n'utwana dutoya nawe sugar mami ni ba bakecuru bashaka kuryamana n'abasebakira batoya naho sugar cane sugar cane ngewe kuva ntabyo ngiye nibwo bwa mbere ako kantu mwumvishe sugar cane ubundi iyo bavuze coiffure ni umwogoshi naho coiffure ni mode y'umusatsi aha nzova arakurenze ikibazo wowe ugacana amatara urabashije nzova baridumbukije barabisubije ngiye nagiye gusubiza nagira ngo baze akabazo kamwe konyine ubundi tunasoza binarangira sibyo Gita supermarket na supermarché bitandukanye supermarket sese nka supermarket ni nka kwa kundi ushobora kujya kugura umwana n'agakabutura ahantu supermarket na supermarché bitandukanye supermarket na supermarché bitandukanye supermarché na supermarket numva ko ari nk'isoko cyangwa supermarché n'abantu bacuruza amanyama numva ari nk'isoko noneho ikibambaje n'iki
supermarket. supermarket supa ariko si ka kabara bajya bajyana muno supermarket niko bavuga ngo turajya muri Simba ni nk'amakampani aba acuje ku buryo hari ibyo wasangamo ugasangamo wisiki ugasangamo imbuto ziribwa ugasangamo isamaki genda uva ibyo ngibyo. Reka dusoze rero mu gihe turi gusoza ndi mu bantu bakurikiye ndi mu Nyarwanda, reka tuweke udufoto ngiye kubera udufoto tubiri twonyine munyereka abantu mubariho noneho munambwe n'icyo bakora n'icyo mubashimira. Uyu muntu ni cyane kanzovuga uyu muntu ni ubwo wagiye kubona ngo dodingo uyu muntu ni kadotanye uyu mugabo ndimo kureba kuko ifoto ye hafi y'idarapo ry'u Rwanda tunamubara ko nkaho ari premier ministre w'u Rwanda. uyu yitwa Olivier Nduhungirehe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Olivier Nduhungirehe icyo wamushimira ni iki umuziho ni iki wamushimira kuko urumva nimba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga agenda duhuza umubano mwiza n'ibindi bihugu. urabona muri iyi minsi Kongo ntabwo yari ifite umubano utari mwiza n'u Rwanda, ariko numvise yuko hari aho abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bahura na minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Kongo bahujwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga. uyu ni nde? uyu ni James Kabarebe. uyu ni nde turebe amasezerano afite ibikorwa inyenyeri CDS Mubaraka Muganga General umuziki wamushimira iki umuziki? icyo namushimira akoze ibibazo byose ko ari urimo kubisubiza. bisubira ingendanagiye. uyu ni nde? uzavuga ngaho uyu musaza ndamwemera ni General Kabarebe. ahubwo wowe Mubaraka Muganga namwita General Kabarebe. reka tubasibire rero mwe mukurikiye ndi umunyarwanda tubararikira kuzakomeza gukurikira ibiganiro byacu nakagaruka.